Hot News akaba ariyo ukomeje gutega amatwi umunsi ku munsi, icyo tugusaba ni ukureba hasi ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, dore ko ari ibintu byoroshye ubundi ukajya ubasha gukurikira amakuru hano kuri Hot News. Twavuga ko rero inkuru tugiye kubagezaho tunashimira se tunihanganisha bamwe mu muryango wa Pastor Theogene, dore ko uyu mugabo yaje kwitaba Imana kuno munsi, ariko akaba atari yo nkuru tugiye kugarukaho, ahubwo tukaba tugiye kugaruka ku nkuru yo mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagomeje guhangana na M23. Itsinda ririmo indwanyi za M23 ryagiye gusura aho rigomba gucumbikirwa mu kigo cya Rumangabo. Itsinda ry'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ziri mu butumwa bwo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo EAC bwagiye gusura ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kigomba gucumbikirwamo imitwe yitwaje intwaro irimo M23 mbere yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Iki ni igikorwa ibihugu byinshi byo muri uyu muryango byaje guhurizaho mu gihe byemeza ko umutwe wa M23 ugomba gushyira imbunda hasi ukabasha kugana ibiganiro, dore ko byaje gushyirwaho n'umukono ku masezerano. Ariko ibi ngibi impuguke nyinshi zikaba zivuga ko bigoye mu gihe igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kitarumva yuko uyu mugabo se cyangwa uyu mutwe wa M23 uko ari abaturage b'abanyekongo, ahubwo kikaba kikibarebera mu kindi gihugu, dore ko badatinya no kubashinja ko atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda. Ni iki gikorwa cyabaye ku itariki ya 23 na 24 z'ukwezi kwa Kamena 2023 mu gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama ya 21 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yabereye i Bujumbura mu Burundi kuwa 31 Gicurasi 2023. Iyo nama yemeje ko ingabo za EAC zigomba gukorana n'abagaba b'ingabo za MONUSCO n'abandi bafatanyije ibikorwa mu gusura no kugenzura mu gihe cy'ibyumweru 3 harebwa niba ikigo cya Rumangabo cyaba kijyanywemo M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro. Nyuma yaho ngo nibwo abarwanyi ba M23 bazajyanwa mu kigo cya Kindu kirimo gutunganywa bigizwemo uruhare n'ingabo za Angola. Ni icyemezo ariko cyagaragajweho impungenge ubwo cyafatwaga bikagaragara ko umutwe wa M23 uzajya muri ihe, dore ko utabyumva neza ndetse n'iki gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yavuze ko igikenewe ari ugushyira mu gaciro kuko kujyana umuntu kuba ahantu agomba kuba azi ahantu agiye. Yakomeje agira ati kandi ntekereza ko kwinjiza M23 muri uru rugendo biroroshye ibintu. Ni byiza kurusha kuvuga ngo ibintu twabyemeje. M23 ntabwo ibirimo kandi birayireba, nyuma ugasanga batazi aho bajyanywe. Ndatekereza ko kubashyiramo ngo bagiye gusura aho hantu nta kibazo byateza ku banyamuryango bayo. Perezida wa Kenya William Ruto yahise avuga ko M23 yajya muri iri tsinda cyangwa itabirimo atari byo bikwiye gutekereza intambwe zirimo guterwa.
ati ikibazo cyari ukureba niba Rumangabo ifite ibikenewe byose ngo ibashe kwakira M23 muri gahunda yo gushyira intwaro hasi. Bigera aho kubera ko byemeranyijwe na bose ko muri Sabyinyo aho bagomba kujya badafite igikorwa remezo na kimwe. Rero ntekereza ko tutakwiye gupfa iyi nteruro muri rusange. Byemeranyijwe ko kuba bagiye muri Rumangabo aho kuba Sabyinyo, umuhuza ari we ugomba kubimenyesha M23. Yakomeje avuga ko igenzura ry'iki cyago cya Rumangabo ryo rizakorwa n'itsinda rigari. Yakomeje agira ati MONUSCO cyangwa se ya CRAFS n'abandi barimo n'ingabo za Congo, ntekereza ko twateye intambwe ikomeye, ntabwo twakwemera kuzitirirwa n'ingingo nk'iyi. Intambwe zatewe zigaragaza. Yanze kuvuga niba ashyigikiye ko M23 ibamo cyangwa itabamo. Avuga ko byagenwa n'umuhuza muri iki kibazo kwemeza abagomba kujya muri urwo rugendo byaje gushyirwa mu biganza by'umuhuza Uhuru Kenyatta. Iki bikorwa cyabaye kuri uyu wa 23 na 24 Kamena 2023 cyitabiriwe na ahagarariye ibihugu bigize EAC na MONUSCO, itsinda ry'ubugenzuzi na Aid Evacuation Mechanism n'abandi bakomeza ubugenzuzi Rumangabo muri teritwari ya Rucura mu gusuzuma niba hashobora gucumbikirwa by'igihe gito imitwe yitwaje intwaro ikomerera muri aka karere nk'uko Aircraft yabitangaje. Ni itsinda ryakiriwe n'umuyobozi w'ingabo za Kenya ziri muri DRC Colonel Daniel Rotich waberetse imiterere y'aka gace. Ryari riyobowe n'umugaba wa Major General Apax Kiyungu, ririmo umugaba wungirije wa MONUSCO Major General Bitcoin Chavant, abagaba bungirije ba EAF Brigadier General Emmanuel Kaputa na Brigadier General Michel Kibuye n'abandi. Ni inama yari yanatumiwemo umuyobozi w'itsinda ry'ubugenzuzi Lieutenant General Masombe Joao n'abandi bayobozi b'iyi mitwe. Yashimangiye ko ishishikajwe no gukomeza gushyigikira urugendo rw'amahoro rurimo kugirwamo uruhare bijyanywe na gahunda zashyizweho zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo biramenyekana niba M23 zemera gushyira intwaro hasi burundu ikajyanwa mu kigo nyuma y'uko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iheruka kwemeza ko itazaganira n'uyu mutwe witwaje intwaro.